Kuki abatutsi bo mu Rwanda bahora biyenza bazura kaboze bakabangamira ubwiyunge? Iyi ni inyito y'ubuhamya bwa Eric Udahemuka, ubuhamya yibitseho imyaka ikaba 30. Aragira ati "Jye sinzi aho ndi." Bishatse kuvuga ko atari umuhutu, akaba atari n'umututsi kuko ababyeyi be umwe ni umuhutu undi ni umututsikazi. Se umubyara Nkeje Intwari w'umuhutu yitabye Imana mu mwaka w'1993 azize imibereho mibi yakuye mu buroko aho yari afunzwe akekwaho ngo kuba icyitso cya FPR Inkotanyi zari zateye u Rwanda kuva tariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1990 ngo kubera gusa ko yari yarashakanye n'umututsikazi Mukarusine ubyara uyu Eric Udahemuka. Uyu mubyeyi Mukarusine nawe akaba yarahizwe bikomeye mu kwezi kwa 4 mwaka w'1994 nabo benshi bise interahamwe, ariko uyu mubyeyi aza kurusimbuka. Uyu Eric Udahemuka wakuze abona abantu babanye neza ngo yaje kubabazwa ndetse biranamutangaza abonye uwo mubano warahindutse vuba vuba, maze umwijima upfundikira urumuri yaramenyereye kubona. Abantu baricana, abatutsi barapfa, abahutu barapfa, wakavuga ko ndetse abahutu bapfuye ku bwinshi kandi ngo kenshi bishwe cyangwa se bicishijwe n'abatutsi bahishe. Inyandiko twareho tugirana iki kiganiro yayishyize ahagaragara ku itariki ya 8 z'uku kwezi kwa 4 muri mwaka wa 2020. Iragira iti "Kuki abatutsi bo mu Rwanda bahora biyenza bazura kaboze bakabangamira ubwiyunge? Ese yabitewe n'iki?" Uyu Eric Udahemuka ngo arasaba abanyarwanda bose kudakomeza guha agaciro inzika, ahubwo bagaharanira ko buri wese yakumvwa kandi akumva n'abandi, ikinyoma kigacika burundu, umunyarwanda uwo ari we wese n'aho ari hose agahabwa agaciro. Eric ati "Banyarwanda nimwige gukundana, kandi rega kwiyunga bihera kuri wowe ubwawe, kandi cyemeza ko wiyunze nawe ubwawe bimenyekanira kukakuvamo." Twadushimira Eric Udahemuka yemeye kuza kudusangiza hano kuri radio televiziyo Libre Ikondera ryigenga ijwi ry'impunzi, akemera kuza kudusangiza ubu buhamya bwe. Mwese abakurikiye Ikondera Libre Ikondera ryigenga ndabasuhuje, ariko nkaba ngira ngo nsuhuze Bwana Udahemuka Eric. Uraho? Muraho murakoma. Udahemuka Eric, ndagira ngo ngushimire kuba wemeye kuza ku Ikondera Libre Ikondera ryigenga ijwi ry'impunzi, kuko hari inyandiko ndende uherutse gutangaza, inyandiko wise ngo "Kuki abatutsi bo mu Rwanda bahora biyenza bazura akaboze bakabangamira ubwiyunge." Ukaba warayanditse ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 muri mwaka wa 2020. Bwana Eric Udahemuka, ni icyaguteye gushyira hanze iyi nyandiko? Ni umujinya cyangwa n'agahinda? Murakoze cyane. Iriya nyandiko ahari nashoboraga no kutayandika, ariko nabitewe, harimo agahinda, harimo n'akababaro, nabitewe n'inyandiko nasomye mu kinyamakuru Igihe yavugaga ubuhamya bwa Dr. Odette Nyiramirimo, avugaga yuko ngo muri 73, 74 cyangwa se na 2 gutyo, ngo bamusohoye mu modoka yanditseho ko itwara abana b'abahutu gusa, yaravuye ku ishuri. Mpita mbona ko ari ikinyoma, kubera ko muri kiriya gihe urabizi uri mukuru,
nta matagisi yabagaho mu Rwanda menshi, habaga za Tota Stauti, urabyibuka, nazo zatwaraga imizigo, abantu bakagenda bicaye hejuru muri za karisori inyuma. Mpita rero mbona yuko ari ikinyoma. Ikindi cya kabiri, nabonye yuko ashaka kongera gutesha agaciro ubwoko bw'abahutu mu Rwanda mu gihugu cyabo. Icya gatatu, nabibonyemo ko Agnes Nyiramirimo, Dr. Odeta Nyiramirimo, nabonye ko yifitemo inzika nini cyane igamije gusenya igihugu, kuko umuntu basohoye mu modoka muri 72, reka bene tuvuge ko byabayeho, umuntu basohoye mu modoka muri 72 akaba agifite icyo kintu mu mutima muri 2020, nyuma y'imyaka 48 akaba atarapfuye, akaba atarakomeretse, akaba afite amahoro. Ubwo se niba afite iyo nzika yuko bamusohoye mu modoka, noneho abakomeretse n'abiciwe bavuga iki? Nari ngamije guca ko gasuzuguro no kwerekana yuko abantu bakwiye kugira umutima wo gukunda no koroherana no guca bugufi. Niyo mpamvu yanteye kuri iyo nyandiko. Ngira ngo hari yatabikora, hari sinaje kuyandika. Nicyo cyabinteye. Eric, rero ndagira ngo mbere yuko dukomeza ubanze wibwire abatwumva. Eric, uri muntu ki? Murakoze cyane, kuko ni ngombwa kwibivuga kugira ngo abantu baze bamenye n'undi we. Nitwa Eric Udahemuka, navutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11 mu 1977. Navukiye ahantu bita Gakurazo mu Byimana. Icyo gihe byari muri segiteri Kamusenyi, commune yari Mukingi. Nyuma byaje kwitwa akarere ka Ntenyo, birongera guhinduka, ubu ni mu karere ka Ruhango, ubu ni mu murenge wa Byimana. Mvuka ahantu kuri metero 300 inyuma y'ibiro bya commune Mukingi, hepfo no muri metero 350 nanone hakurya y'ikigo cya Gakurazo cy'abafuri ba Yozefiti. Naho navukiye neza amashuri abanza mu Byimana, mpigana yisumbuye nyuma ya 1994 nahitaza kugarukaho. Hanyuma nize kaminuza muri 2003 ngeza muri 2008, mpaga impamyabushobozi mu cyiciro cya kabiri cy'icungamutungo, licence en gestion. Data yitwa Nkejintwari Yohani, yari umuhutu w'umusinga, nabyo ndaza kubigarukaho. Mama yitwa Mukarusine Viviana, yari umututsikazi w'umunyiginya wo mu gice cy'abakobwa bakomoka kwa mukobwa wa Ndoga. Naje guhunga rero, nabaye umunyamakuru mu Rwanda imyaka 10, 2004 naje guhunga ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 4 2014, bashaka kunyica, nabyo dushaka kubigarukaho impamvu zabiteye. Nabaye mu Bugande mu nkambi y'impunzi yitwa Cyaka imyaka 4. Nageze muri Australia ku itariki 20 z'ukwezi kwa 6 2018. Muri make ndumva ibyo. Hari n'inzira ndende ariko n'inzira ndende nibyo. None se ujya guhaguruka uva iwanyu mu Byimana ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2014, hari habaye iki? Ntabwo navuye mu Byimana na Mpunga, nari mvuye Gitarama, kuko Mpunga nari ntuye Gitarama mu mujyi Igahogo ku Fatima, ariko nakoreraga i Kigali mu itangazamakuru, nanigisha mu ishuri ryisumbuye rya Diocese Gatolika ya Kabgayi, nari umwarimu w'icyongereza. Haravutse ikibazo cy'inyandiko nanditse mu kinyamakuru cyitwa Isimbi, nari imbere mwanditsi mukuru. Iyo nyandiko navugaga yuko mu Rwanda ubwiyunge budashoboka mu gihe bakomeza gucira imanza abahutu gusa, harimo n'abarenganywa, kandi hari abatutsi bakoze ibyaha bari mu butegetsi, tuzi amazina bisha abantu, tuzi naho abo bantu bari, ariko bakaba badacirwa imanza. Nkabona ngiyewe bidashobora gutanga ubwiyunge, ahubwo gukomeza gucamo igihugu mu kabiri. None se wahunze kubera ko watinyaga ko bazaza kugukurikirana, cyangwa wahunze ari uko bakugezeho, mu gifaransa bavuga menace, ko hari abantu bari baje gushaka kukwica cyangwa kugufunga? Inyandiko maze kuyandika mu kinyamakuru, nari imbere mwanditsi mukuru, nayihaye secrétaire wanjye ngo ajye kuyijyana mu icapiro ikinyamakuru bagisohore. Sinzi uko byagenze, ngiye nditahira Gitarama, hanyuma ho kugira ngo ikinyamakuru agitware mu icapiro, sinzi uko byagenze, arabanza arongera agisoma ku mashini, ubundi ntiyabikoraga. Aho kugira ngo agitware mu icapiro, agitwara muri FPR ku Kimihurura kuri secretariat. Bagezeyo rero hari umuntu wambwiye ati inyandiko wanditse yagezeyo,
n'udahungira ijoro birakumira nabi barakwica rwose. Ubwo nuko byagenze, ndashogosha igicupa cyose ndaranyera. nuko kuri iyo nyandiko wageze aho nyine ubwo ubaho uza gutekereza kwandika iyi nyandiko, ni ubwa mbere yanditse mu buzima bwawe? Iyi nyandiko ni ubwa mbere nyanditse, bo nigeze gutanga ibindi biganiro nsobanura ku yicwa ry'abasenyeri Gakurazo, ariko ni ubwa mbere mfashe icyemezo cyo kwandika inyandiko ndende nk'iyi ngiyi kugira ngo nkure igihu ku maso y'abahutu n'abatutsi mu Rwanda, kuko abanyarwanda bafite ikibazo cyo kutamenya ukuri. Hamwe bafite ikibazo cyo kutamenya ukuri, abandi bafite ikibazo cyo kumenya ukuri bakakuzinzika, abandi bafite ikibazo cyo kuba abantu b'indeba. Nagira ngo rero nandike inyandiko nkure igihu ku maso y'abanyarwanda, nerekane abatutsi bapfuye n'ababishe, nerekane abahutu bapfuye n'ababishe, none umunyarwanda muzima ufite umutima abe ashobora kubihuza, hari ikintu twavanamo cyakubaka u Rwanda. Kuko rwose ku manyaga ingana kuriya abantu bapfuye amamiliyoni ubafata nk'ibyo ntazi, mbona atari kubaka igihugu. Ndetse mbona nabo batutsi Kagame n'abavuga ngo ararengera, nabo mbona arimo basemera, nabo mbona basenyera, kuko ntibishobora kuri. Kuko inyandiko yawe wayise ngo ubuhamya bwanjye Rwanda politiki, kuki abatutsi bo mu Rwanda bahora biyenza bazura kabuze bakabangamira ubwiyunge? Nibyo bahora biyenza, kuko buriya muri 1994 ahari hari n'ibintu abantu bamwe bagomba kumenya neza. 1994 hari abahutu bisha abatutsi, ibyo rwose birazwi. Intera hamwe n'abandi bantu bagiye bica abatutsi n'abaturanyi babo, ndabisobanura. Ariko hari abatutsi bahishwe n'abahutu baturanye. Ibyo bintu ndabyisobanura neza byumvikana, nushaka ndaza kuguha n'ingiro. Hari abatutsi bahishwe n'abahutu baturanye, barokoka kubera ko abahutu babahishe, hanyuma barangije barabagambanira bo barabicisha. Nushaka kumwiraza kuguha n'amazina, wenda dufashe case ya Byimana iwacu aho mvuka, wenda n'abandi bazatanga ingero zaho bakomoka. Ubwo rero nkavuga nti kugira ngo umuntu aguhishe urokoke, numara kurokoka umwice, umwicishe, umugambanire, ukongeraho no gukomeza kubira niyo nzika, nicyo nise kwiyenza. Urabizi kwiyenza mu Kinyarwanda ni ukuvuga guhora ushoza amahane ku muntu utayaguteraho. Nk'ubu ngubu mu Rwanda abahutu baratuje bacetse ntibuvuga, ariko guhora babiyenzaho babashinja ibyaha, yego hari ababikoze, ariko se abatabikoze babaho uburenganzira ku gihugu cyabo. Ikindi cyabinteye uriya Odette Nyiramirimo 1994 muri jenoside, no kuvuga gutyo, yahungiye muri Hotel de Mille Collines. Ndabizi neza kuko nari i Kigali, bo nabaye i Kigali nyuma, ariko namenye amakuru kuko hari muri umuntu wa mama nawe warahungiye muri Mille Collines, wavuraga kuri CHK, ubu aba muri Amerika. Nawe yari yahungiye kuri Hotel de Mille Collines, hanyuma Rusesabagina aza gukiza abantu bari bahari, barimo na Odette Nyiramirimo. Odette Nyiramirimo intambara irangiye muri Kigali yahoraga asingiza Rusesabagina. Utesa bimenye ute 1994 intambara ikirangira twasuye mu Byimana, kuko twebwe twahungiye mu Bugesera ku Ruhuha na mama, tuvuyeyo dusubira mu Byimana iwacu, ariko tumaze iminsi mike abantu bongera kudutera bashaka kwica mama. Ntabwo nza baribo, niba ari intera hamwe, niba ari ikisimbizi. None Igakurazo mu kigo cy'abafurere, hari umufurere wari diregiteri, wari metere, wari mukuru w'ikigo witwaga Furere Rudasingwa Kamiri, akomoka i Rwamagana Ikibungo, hari ubutaza za Ryamageni. Barabwira mama rero ubwo batangiye kuza kubatera mu rugo, ibyiza wahava ugahungisha ututwana twawe mukajya i Kigali, wenda nta imari datangira ubuzima mukiberaho. Turashogoshera tujya i Kigali nta n'umuntu tuhazi, kuko nawe muri umuntu wakoraga muri CHK twumvaga ko bamwishe yapfuye. Tugeze i Kigali rero dukodesha akazu rwose gasuzuguritse hariya imbere ya Hotel de Meridie, akazu k'umuntu witwa Mukamusana, ni umugore wa Cyenkabiri Muhirwa, nawe yarapfuye. Arakaduha rwose ku buntu, kuko benaga nyine turabakene turi imbabare, ntaho tujya ntaho tuva. Urumva nyine ubutindi, intambara n'iki n'ubukene
akazi rwose akaduhera ubuntu tukabamo, twari duturanye rwose na Roza akaba yari perefe w'umujyi wa Kigali icyo gihe. Noneho kubera ko ntari ngishoboye gusubira ku ishuri, banshakira ikiraka muri resitora y'umuntu bita Karemera Pierre w'umunyabutare n'umugore witwa Kantarama Stefania umudamu we. Ubwo nagira ngo nguhe inkuru neza ko nabimenye. Yego. Kuko sinyangunda guca ku ruhande. None iyo resitora yakoreraga muri hotel muri etage ya Rubangura hariya mu mujyi Rubangura Vedasti. Muri etage ya kabiri hejuru ku gice cy'ibumoso, kuko ku gice cy'iburyo hariho salon de coiffure y'umuntu witwaga Eugene yogoshaga abantu neza cyane. Noneho iyo resitora rero Kantarama Stefania yayikoragamo acuruza ibiryo, ariko umugabo we Karemera Pierre icyo gihe ngira ngo yari ministre cyangwa se ibintu bya siporo mu Kacyiru Senebuka, ariko ari muri cadre ministre cyangwa se aba PDG. Ubwo rero igikoni cyatekaga ibiryo cyari kiri hirya mu mazu yo kwa Karemera ahagana mu Gakinjiro. Noneho tugatunda ibiryo ku masafuriya tubyikoreye ku mutwe, ujye umenya n'ahantu abantu bavuye kuko twaravuye. Tugafata ibiryo tukabyikorera mu masafuriya mu makarito, tugatambika harya ku isoko rya Nyarugenge ahareba. Yego. Tukabijyana kwa Rubangura etage ya kabiri, tukikorera ibiryo, hanyuma ku kwezi bakaduhemba 4,000. Noneho ako kazi icyo kiraka umuntu wari wakindangiye ni murumuna wa mama ubona ko muri Amerika w'umuganga, kuko yari inshuti magara yo kwa Karemera Pierre n'umugore Kantarama Stefania, kandi bose bakaba bararokokeye muri Mirikorine hamwe na Odette Nyiremirimo. Kuko bagira ngo mvuge ibintu neza abantu babyumve. Ubwo rero urumva nyine mu by'ukuri nubwo nikoreraga ibiryo muri restaurant kugira ngo mu rugo tubone icyo turya, ariko urumva ko mu by'ukuri nari umutoni. Nari umutoni kuri Kantarama, kubera ko urumva nyine muri umuntu wa mama akenshi rwose yazaga no kuharira, akavuga ati rwose igihungu cyanjye, mbese Kantarama Stefania akamfata nk'umuntu, mbese nk'umwana mu rugo byumva. Noneho rero Nyiramirimo nawe yarahazaga. Ni umuntu rwose nzi neza. Na Nyiramirimo yarahazaga akaza akaharira, bakaza bakaganira na Kantarama, akavuga ati yewe iyo tutagira Rusesabagina ntituba tukiriho. Bagira ngo Abanyarwanda bajye bamenya ukuri kw'amateka n'igihugu cyabo. Ubwo rero nyine nikoreye ibyo biryo ahari amezi nk'atandatu, nyine Imana za kutugirira impuhwe, nza kubona uko nsubira mu ishuri, njya gutangira secondaire bwa kabiri, ndongera ntangira mu wa mbere bundi bushyashya mu by'Imana, mbese umwaka wa n'upfiramo. Ubwo rero Odette Nyiremirimo iyo mbona avuga ibintu nka biriya, ari umuntu w'umukecuru, umuntu w'umubyeyi wagombye guha isomo abana bakiri bato, umuntu waciye mu nzira nka ziriya. Odette Nyiremirimo nzi neza yuko azi ko abahutu bahisha abatutsi, arabizi neza mu mutima we, ndetse ne baramuhishe. Kandi Nyiramirimo si umuntu sigitamubuga, ibintu bibera i Kigali amanywa n'ijoro arabizi, ntabwo ari umusazi, ni muzima, ni mukuru ubwenge. Rero kubona avuga kuriya byanteye umujinya, sinkubeshye. Kuko nyine iyo umuntu atangira inyandiko yawe uravuga ngo iby'ubutegetsi bw'inkotanyi mu Rwanda bimaze kuntera iseseme. Njyewe Udahemuka Eric uvuka igakurazo ya Byimana, nkaba mwene Nkejintwari Yohani w'umuhutu w'umusinga na Mukarusine Viviane w'umututsikazi w'umunyiginya, narabivuze kandi ndongeye mbisubiyemo. Nta mututsi n'umwe ushobora kunkanga cyangwa ngo nkangishe icyo ari cyo cyose, kuko amayeri yabo yose nyazi, kanatsinda ntibanaturusha ubwenge, bimwe birirwa bigamba ngo ni abanyabwenge. Abahutu bamwe babyumva bagahahamuka, oya abantu bose bazi ubwenge. None se wumva ufite iseseme koko? Hari igihe ibintu bikunanira ukabura uko ubigenza, ukabura uko ubisobanura. Icyo nashakaga kuvuga, nashaka kwerekana yuko ikintu cyitwa iturufu ya jenoside yakorewe abatutsi kigomba guhindura inyito.
kubera iki Mm. muri FPR bavuga yuko Imana bayirasiye ku murindi Bikira Mariya bakamurasira ikibeho akona ko niba utarukaza ukamenya ibyo babivugiye he? Yego babyigamba Kigali mu tubari bayibingira ba Kagame bose ba Kazura bose babyigamba mu tubari Kigali hose. Mhm. Nakuye ko nabaye umunyamakuru Kigali imyaka 10 rega. Ye wabimbwiye nibyo. Imana ngo bayirasiye ku murindi wa Byumba. Hanyuma Bikira Mariya bamurasira ikibeho. Bikaba bisobanuriye yuko Abanyarwanda nibyo bizeraga byose babishenye babisheshe. Ko ntacyo kivuze muri bo, ko ntacyo babakangisha. None iyo turufu ya genocide yo gufata abahutu bose bakabita intera hamwe icyo kintu nshaka yuko gicika mu Rwanda ntago icyaha ne gatozi niba hari umuhutu wishe umututsi agomba kubiryozwa ku giti cye abana be batisha umututsi bagahama mu gihugu cyabo n'uburenganzira bwabo bakabana n'umwana w'umututsi nawe warokotse bakubaka igihugu ntabwo icyaha ari rukomatanyo icyaha ni gatozi impamvu nshaka kwerekana ko uwadetanya imirimo ari muri uwo mwuka wa FPR wo gusiga icyaha abantu n'abataragikoze kuvuga ngo bamusohoye mu modoka 72 koko imyaka 48 ishize akaba akibuka ko kantu katana mugizaho ingaruka nini wenda nta nubwo ati narasitaye nshikino cyangwa wenda nkomere ku gutwi ngo tubone ko ari ingaruka ariko ibyo bintu niba byarabayeho uretse ko bitanabayeho si ngombwa kubivuga reka ngurugero ubuse uyu munsi ko giye nkiga muri kaminuza mu Rwanda no muri secondaire bajyaga baza bagahagurutsa abarokotse abandi tugasigara ubwo se bitaniye he nabahagurutsaga abatutsi 9 muri 1999 n'abahutu ukwabo ubu se imodoka ko zafarije ko zitwara abana bafarije bagiye mu myiherero yabo abandi bagasigara ubu se tuzavuga ngo imodoka zanditse zafarije zakoraga ivangura abanyarwanda bagomba gukura muri politike yebera n'ambabaza kubona umuntu nkoditanya imirimo umukecuru ufite dogitora ugitekeza kuriya kuko ubwo se umva ko abantu bajya he nibyo ngibyo ngiye numvaga nshaka gusobanura kugira ngo bisobanuke neza abahutu bafite duruwa ku gihugu cyabo kimwe n'abatu kandi rwose pe babanye neza amahoro yasagamba ariko gukomeza korombereza abantu gukomeza kubita intera hamwe n'abataracumuye ubuze ko nanjye banyita intera hamwe se warubizi kubera iki kubera ko mvuga ukuri none se Eric ubwo wenda naba ntandukiriye gakeya ubu uravuga uti data umbyara n'umuhutu mama umbyara n'umututsikazi ese Eric ukurira waravutse uko wakuze kugeza ku myaka 16 ibintu biba ababyeyi bawe mama ukubyara igeze akubwira ati mwana wanjye menye yuko ngewe ukubyara ndumututsikazi umenye ko so ari umuhutu hari ikintu mu rugo bigeze bakuriramo muri urwo rwego akamanya sobanura ikindi kintu mbere yuko nsubiza icyo ngicyo iyo mvuga ababyeyi banjye n'amoko yabo ntago mba mvanguramo cyangwa mba mfobya bamwe banyango nerekane yuko nabaye victime ku mpande zombi yego intera hamwe zisha bamarume na bamama wacu intera hamwe zisha marume ruhangarana naraye mukabwa ndibisobanura mukabagari aho naraye intera hamwe zisha mama wacu witwaga Mukankombe Ritoka Françoise warutuye Indera ya Gasogi intera hamwe zanyiciye ba mama wacu na bamarume inkotanyi nazo zanyiciye ba data wacu n'abana babo n'imiryango yacu zirayimara zirarimbura ubwo rero iyo mbivuga gutyo mbanya ngo nerekana yuko ndi victime ku mpande zombi noneho ikibazo cyawe utese nyoko cyangwa se hari icyo bakubwiye nkubwije ukuri namenye ko mama ari umututsi muri 1992 kubera iki nibwo data yafunzwe mu byitso muri gereza ya Gitarama bamufungamo umwaka baramukubita baramuhondagura anafunguwe ahita apfa kubera izo nkoni bamufunze mu byitso by'inkotanyi bavuga ko ari icyitso cy'inkotanyi bamufunga bavugaga yuko nyine niko babyitaga kiriya gihe ko yashatse umugore w'umututsikazi
kubwo natwe urugo rwacu ari urugo rw'inkotanyi tutanazizi. ye Ubwo rero papa yafunguye 93 apfa ku itariki 10 z'ukwa mbere 93 kubera nyine ingaruka z'inkoni. Ubwo mba ntangiye umuruho w'ubupfubyi nuko byagenze. Nyuma rero 94 nibwo namenye by'ukuri kuko nari naraye kwa marume Ruhangara Daniel ku buhanda mu Kabagari. Nagiyeyo kubera iki? Nari mperekeje umwana wa Ruhangara mama yarabere nyirasenge witwa Agata kubera ko yigaga mu by'Imana mu Kibikira irurude. Noneho arari wacu kuko kuva irurude kugera wacu mu rugo harimo kilometero imwe. Ubwo gero nigaga Kabgayi mu mwaka wa mbere. Noneho ntashye ngeze mu rugo Agata duhurira yaje gususanya nyirasenge. Noneho mama arambwira ati ubwo Agata ari hano nabategereje. Noneho ku itariki 3 muzata hano muherekeze umujyane wawe. Tugeze rero sisi naraye mu Kabagari ku buhanda kwa Dani Ruhangara. None ku itariki ya 7 mu gitondo kare rwose nka saa 9 rwose utaracya rwose. Nyiri staff numva umuntu akomaze ku cyuma ndayimo. Arambwa rero ati numvise Radio Rwanda ati Habyarimana yapfuye atabatutsi bagiye kongera kudutema ati ubwo ati fata inzira usanga nyoko. Ati wenda rwashatse mu Bahutu ntibari bubice. Ndamubwira ntese nabanje no kubyanga. Ndabwira ntese iki gicuku koko ndajya he ndagira he kuko harimo amashyamba za Ngendo za Mukingi za Rugogwe za Gafunzo hose nuko. Ahamba ati genda ati kuko bagiye kutwica ndabizi. Ndabwa noneho wampaye Agata twazanye tugasubira nayo. Arabyanga. Ahari ya wende ya mumpa ntikaba karapfuye wenda kari kurokoka. Aranga ndetse ashaka no kunsora yirukanka n'imbaraga ndagenda. Naciye mu Ngendo za Mukingi gicuku cyose mu gicuku kiniha ku buryo nageze mu rugo bacu saa 11 za mu gitondo nsanga mama kiryamye ndakomanga ntabwo nti atese waraye. Ntabwo Habyarimana yapfuye. Sanga naryo banamenye kuko bari buke mu gicuku. Ubwo rero amangaho mu by'Imana mbashaka no kwerekana yuko iyo mvuga kuriya ntagomba ndi umuntu ukunda ijambo amoko mu kanwa kanje. Magira ngo nerekane yuko nabaye victime ku mpande zombi kandi ko impande zombi kuri nkuzi kandi ko bose kwiyunga bakakira hamwe bakareka FPR batanya. FPR y'isenya abanyarwanda cyane bice ibateza inzangano bamwe bangisha abandi bahindura ibikoresho abandi bahindura za bavugirije abandi bajya katarebwa abandi bavuga ibitavugwa. Ibyo mashaka gucana. Nuko ubwo uragigeze mu rugo mama wawe atese ubu kigiye waraye hehe uzanywe n'iki? Uti Habyarimana yapfuye nuko. Nambwe ntese ntabyo yamenye atese ibiki. Habyarimana yapfuye. Afungura radio ayifunguye usanga nibyo nuko. Ubwo rero nkigera mu rugo ahubwo inkuru mbi yaje nkurikiye ko aho naraye babishe bose. Kwa Mahoro Bedari Ruhangara n'abana n'umugore n'umudamu yitwaga ntabwo mwibuka yitwaga Dani n'umwana we mukuru yitwaga Agata ndaga nkuko twitaga Gatunguru n'utundi twana twose baratsemba bose bahera ruhande n'inka byose bararya bari bafite n'inka yahakaga yerera yenda kubyara byose barayifomoza byose nuko babihindura umwaka nuko byagenze. Ubwo rero mama nawe yatangiye umusaraba wo kwihisha kuko bari bamufite nawe ko wena simbize ko ashaka kumwica ariko yarafite akana gato papa yitabye Imana mama afite inda nkuru. Ubwo rero ko kana gatoya nasigaye ngahetse na bene mama kuko nari mukuru turabana batandatu nkajya mpeka uwo nguwo nkagaburira abo ngabo nkateka nkavoma nkagera nte. Hanyuma mama nawe ambwira ati wowe ngiye kwisha ahantu hanyuma ujye uza ungenza n'uturyo uko ushoboye uzane n'umwana kumwonsa. Nuko twabayeho muri iyo minsi ariko aho ngaho iwacu gakurazo ku gasozi k'iwacu Abahutu n'Abatutsi bari bose bafite amahoro babanye neza nta kibazo nta utukundi. Haza kuza umuhungu w'iwacu haruguru y'iwacu witwa Garigisanderi bamuhimba karangaranga yari ikirara yarananiranye yari yacikije primaire yakubitaga n'abarimu ku buryo twotsaga runonko urayibuka. Twotsaga runonko turi kumwe tukashaka ibijumba twese hamwe amateke imyumbati ibijumba guhamba amaseke twabirangiza akadukubita akabirya wenyine. Yari umwana w'ikirara aza gucika se aratoroka i Kigali yakora akazi k'ububoyi.
bamaze kurasa indege dutungurwa no kubona agarutse yambaye ibitenge bya sederi n'imyenda y'interahamwe n'imbunda n'ibindi byinshi cyane n'imigozi n'amafuni, azana n'abandi bantu kugeza uyu munsi ntaramenya abari bo nabo bambaye ibitenge, baza kwica abantu mu by'Imana. Ahera kuri Vianney Bimenyimana wari utuye ruguru y'iwabo ari so muri Batisimu, aramwicanye gutya iwabo, nyina aramubuza yitamika mu marembo, hanyuma amutema ugutwi. Hatema ugutwi kwa nyina. Narabyanditse mu nyandiko. Aragenda aramwica. Aragenda aramwica. Icyo kintu kiratubabaza cyane kuko Vianney ari umuturanyi mwiza, umudamu we Mabure duturanye neza, umwana w'imfura Burarisi Mbaraga twigana muri primaire, umwana ukurikiyeho witwaga Emerita yigana na mushiki wanjye. Urumva rwose twari abaturanyi babanye neza, bahana umuriro, bahana amata, basangira inzoga, bajyana mu misa. Imibereho y'Abanyarwanda urayizi, ntacyo twapfaga rwose. Ubwo rero umuhungu wa Nkeribuga asa n'uwashyize umwaka ku gasozi kuko yica n'abandi, bagiye bica n'abandi, bagenda bavumbura abantu, bajya kurya inka, bigezo ndetse bamwe baje no gutemana. Hari n'agatsiko k'abantu batemanye barwanira inyama z'inka z'abatutsi. Urumva ibyo byose ni ibibazo biba bigomba gushakirwa ibisubizo ariko biciye mu nzira y'ukuri. Hari n'abandi barwaniye Gakurazo mu ishyamba bapfuye ibisaho bari basahuye kwa Sezibera hakurya, nabo baratemana baricana, ari abahutu kandi bose. Byerekana yuko rero igihugu cyari cyajemo amadayimoni, sinzi uko nabyita. Abantu bari bakwiriye imishwaro babuze intuzo. Ubwo rero Alexander hari n'abandi batutsi bishe mu by'Imana rwose benshi cyane baratubabaza, barimo Lazaro Profeseri, umugabo wa Rufonsina Mukarugema wanambere digiteri muri segonderi, harimo na Jean Marie Ntizimira ukomoka Gitisi Nyamagana nawe wishwe. Ariko icyo nashaka kuvuga hano mu by'Imana, uretse Alexander Rongo Rangaranga n'undi witwa Kawaida wo mu Bayahudi hakurya Mahembe, nibo bishe abantu, ariko abandi baturage rwose bari amahoro. Ni ukuvuga iki? Wenda n'utarahisha abatutsi cyangwa se ngo abarengere, ariko nibura ntiyigeze abica cyangwa ngo abagire nabi yahamyiwe. Bivuze ngo abaturage babonaga ibyo bintu biba, ariko mu by'ukuri batazi ikigamijwe. Icyo nshaka gusobanura ku buryo rero gufata abantu nk'abo ngabo ukabita interahamwe kandi atari byo, ntabwo ari byo. Ikindi abandi bantu bapfiriye mu by'Imana b'abatutsi bishwe n'abaje bo kwa Habyarimana bibimuga, bava mu Kigali batwara ibukomero muri École de Sciences kwa Frère Ruvarusi. Icyo nacyo kikumakumenya. Abandi bishwe n'interahamwe zaturutse mu Ruhango, kubera ko Burugumesitiri Nsabimana Bazire uvuka mu Kinyoro wa komine Mukingi na konseye wacu Nsengiyumva Fideli wacu kwitwa n'inkotanyi ndaza kungarukaho, bakoze ibishoboka byose barinda abaturage babo. Ndabisubiramo, bakoze ibishoboka byose. Burugumesitiri Nsabimana Bazire na konseye Fideli Nsengiyumva bakoze ibishoboka byose barinda abaturage babo. Ariko ikintu gitangaje, Fideli Nsengiyumva nguwo inkotanyi zamwiciye mu maso yacu mu by'Imana imbere y'abarokotse, kandi yahishe ku irembo ryo kwandega Bagariza Innocent imbere ya komine bo bamwiciye. Bavuga bati rwose yaraduhishe, bavuga tekanda, abandi bakamugambanira. Agambana n'uwitwa Munyankindi Randuwari wari umuturanyi we kandi yararokotse bakamwicisha. Ibintu byarabaye. Niyo mpamvu navuze ngaruka ngo kwiyenza n'ubundi garuka bwa kabiri. Niba abantu baguhaye amahoro, wenda n'ubutabera bashaka bakaba batarabuhabwa, bicecekeye, kwiyenza ukomeza kugura ibintu bya kera bidafite n'ishingiro, kandi hari ibindi bya vuba kurebwaho bikaba byatanga ubumwe n'ubwiyunge mu Nyarwanda. Ubwo rero tukaza kugira ku kindi cya kabiri cy'abahutu bapfiriye mu by'Imana bishwe n'inkotanyi, kuko ni na benshi cyane ibihumbi n'ibihumbagiza. Ariko nagiye mbaze nsobanura icyo kintu cyuko abatutsi mu by'Imana bapfuye, imbarutse yabaye uwo muhungu Rangaranga Alexander yaje no guturaga ku kijya Kongo sinini cyarengeye, ariko rwose by'Imana yari ifite amahoro rwose. Niho mvuka nari mpari.
hanyuma ubwo muri icyo gihe nyine watubwira ko wasigaranye akana gatoya na bene nyoko wari ubagaburira ubatekera kandi ukajya ujyana ku kana ukagashyira mama we kugira ngo akonse. Mama ubwo yari yihishe kure ku ngana iki y'aho mwari mutuye? Iwacu mu rugo hagati yacu n'Gakurazo harimo nka metero 400, ariko hasi mu gishanga harimo akantu kanini nk'agashanga karimo udukangaga yarisha ngo mu bintu bize nk'imikenke nyine mu nkuka z'amazi harimo akagize gato kamanuka kagabura undi mugezi umanuka hepfo za Kiryango naho yarari. Mu by'ukuri urebye ntago byari ubwihisho bukabije cyane, ni Imana yamurinze bashobora no kumusanga bakanamwica kuko bajyaga banahaca hafi ye bashoreye inka bisakuza byo uroma igicuku cyose, ngira ngo ni Imana yamurengeye. Ubwo rero yakomeje kuhaba, ariko hari igihe cyageze baravuga ngo bagiye koza inkota, sinzi niba iyo nyito uyibuka. Ntabwo mbese twe aho narinde ntabwo hagana nko mu matariki 25 z'ukwa gatanu baravuze ngo bahagarike kwica abatutsi ngo bica abanyuma, ari byo byiswe koza inkota. Iyo nkota bazeze noneho hari umuntu abwe mu matino naho we amubonye mu rugo aje ati reka tugende tujye Kongo dusanga abandi kuko bari batangiye guhunga, amasasu ageze za Kinazi na za Mugina inkotanyi zirimo zirwana. Noneho mama turagenda duca mu by'Imana duhingukira ahantu bita Isaruheshi mu mpinga za Kanyarira hakuno bamwe. Noneho tugeze ikanyarira duhura n'umuntu sinzi inshuti mama hari ambwira ati rero urabona ko bimeze nabi, ni ukuvuga ngo amasasu y'inkotanyi iyo yarageze mu by'Imana twe turi ahagana Mwendo. Turakomeza tugeze Mwendo kuri santere, noneho kuri centrale ya paroisse ya Muyunzwe umuntu witwa Aloyizi yari umusirikare kwa Habyarimana ariko aza kukivamo kuba umureserviste, yari umuturanyi wacu. Rero mu Karusine iryo zuru ryawe ndaba bana urabona ko wajya Kongo yikagaza yire icyo gihe we yari afite imbunda y'amashini gana avuga ati utu twana ni utwacu twaraturanye turabavandimwe, reka ngushakira inzira, twumvise ko inkotanyi bene wanyu zimaze kugera mu by'Imana, reka ngushakira inzira. Ubwo umva nyine byari igihiriri cy'ibihumbi by'abantu buzuye inzira, urabyumva bose berekeje Kongo. Reka ngushakira inzira ndebe ukuntu nagusubizayo wenda ntacyo muri bubi. Ubwo Aloyize rwose aradufasha, turakimirana dukataza za ngendo biza Mukingi hamwe naciye igicuku mvuye kwa Marume itari cya 7 z'ukwa 4. Turazamuka twikubita mu Gatare dukata Imahembe hakurya, tugeze Igakurazo kuri kote y'inyuma igana Ikirengeri dusanga inkotanyi zahageze. Noneho umusirikare umwe witwaga Juma atera umujugujugu mama ku gatsinsino cyaramukomeretse. Aramubwira ngo dore nk'aka gatutsi ubu ngubu kavaga he karavahe kagajya he, kandi bavuga Nyarwanda neza nkuko tukivuga. Maramusobanurira, noneho turazamuka batujyana mu bandi. Ubwo batujyana mu bandi bari bavuye wari ku itariki ya 2 batujyana mu bandi batutsi ubu benshi bari abaturanyi b'iwacu bose tubazi. Bakora inkambi mu by'Imana imbere y'ikigo nderabuzima n'imbere ya komine. Noneho twebwe batujyana mu rugo rwa Rushugu Gerard, umugabo wa Godebereta, umushiki wa Kanusu Gaspari vuka Imahembe. Uvuga ngo bari abantu duturanye tuzi neza no batuzi. Ku buryo rwose no kwakira mama byari ukwisanga. Cyane nabo tubana aho ngaho. Noneho ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 6 mu gitondo kare rwose saa 12 abasirikare baraza mu rugo barakomanga, bagakomanga bari kumwe n'umututsi witwa Munyankindi Randuwaridi warokotse umwana kubiye bagambaniye konsefiteri. Noneho bakavuga ngo barashaka abantu bajya gusagata byari inyito kujya gushaka ibiryo. Ariko
twe ntabwo twamenye ko bashakaga ko abajya gusagata ari abahutu gusa. Naje kumenya nyuma. Noneho bakajya bavuga ngo wowe genda abatutsi bagasigara. Noneho ko ngewe ari njye mukuru ndari imfura mu rugo, kandi mama numva nyine nizo ngaruka zo kwihisha n'iki n'umunaniro yaramerewe nabi kibabaye n'iki no gusohererwa. Kandi ari njye usohekira urugo, data yarapfuye. None mama arambye noneho jyana n'abandi nawe ujye gushaka ibiryo tuze kurya. Ndasohoka nsanga noneho abanyabyimana bose abahutu, abadiregiteri pimwe twigagaho n'abandi bacuruzi bose babakumbanyije, Kabandana Innocent n'abitwaga ba Musoni n'abitwaga ba Samu basirikare. Noneho nige mwana rurimo bose bari bakuru. Noneho umusirikare twa Musoni arambaza ngo uvuga hano ubwo n'umusirikare w'inkotanyi. Nuvuga ngo twese badukoze ikirundo imbere y'ibiro bya komine harya imbere y'ikigo ndabuzima. Ndavuga nti mvuka hano atese ndavuga nti mfanga. None arambwira ati mu mirima y'uwanyu cyangwa se kuko abaturanyi bose bari barahunze abandi baragiye abandi barapfuye. Arambwira ati mu mirima y'uwanyu nta hantu zari ibijumba, imyumbati, amasaka, ibigori byeze. Arambwira nti birimo bireze. Ariko njye ntabwo nari nzi icyo bagamije. Turamanuka twese turagenda tugeze mu mirima y'uwacu, twari dufite ibijumba turakura munsi y'urugo, kuko umva twari benshi dufite imiryango myinshi tubona ni bike. None ubwo baseka baduherekeje twaramanuka, ariko hepfo y'iwacu urugo rukurikiraho kwa Tatane Sibomana nawe yari afite imirima y'ibijumba byeze n'imyumbati. None baravuga bati bari bike shaka undi murima nabwo dukomerezeho. Ndavuga ati cyo hepfanga kwa Tatane kuko bose bari bahunze. Tujyayo naho turakura. None mu gihe turimo gukura ibijumba bose tujyana dusa n'abagiye gusoza ngo dushyire mu mifuka tuzamuke. Tubona ikindi gitero cy'abasirikare b'inkotanyi giturutse imahembe hakurya kwa Sezibera. Uvuga ngo bari ku isiri n'abatumanuye. Barabyumva? Ariko twe tutabizi. None abo baturutse hakurya imahembe basa n'abadukanga bashaka kwerekana yuko turimo kwiba ibijumba mu mirimo y'abaturage. Kuhindura abanyacyaha. None abasirikare twari kumwe batumanuye baratwitakana. Baravuga ngo bari kubundi ibi bisambo ngo byamenyereye kwirirwa byiba ibijumba mu mirimo y'abaturage. Ngo ni ibisambo. Batubwira bindi mu urabyumva. No bya bijumba twanakuye nta nibyo twazamukanye uvuga itangaje. Ntabyo twazamukanye. Badutegetse kubita muri iyo mirima baradushorera twese badusubiza ruguru aho twaturutse. Urabyumva? Ni hafi metero nka 400 uzamuka kujya kuri komine. Ariko ntitwongeye gusubira aho twaturutse, ahubwo batujyanye mu biro bya komine. Hari ifoto nakohereje ya komine wayibonye? Ni nayibonye. Uriya muryango ugana ruguru niyo ari biro ya burugumesitiri. Noneho baragenda badushyiramo, nibwo nabonye bwa mbere Kabandana Innocent. Sinari bimuzi. Yicaramo maze kwa masaa 4. Noneho akajya abaza buri muntu bamwereke indangamuntu. Bose bari bazifite. Kubera ko badukura mu ngo ko tuzogora kujya gushaka ibyo kurya, nta uruzi ikibazo kindi kibaho. Noneho kajya bakinaga umuntu bose abashyira ku ruhande, ashyira ku ruhande. None nge ndasigara. Arambaza ngo ufite imyaka ingana. Ntabwo 16. Narakana kagufi cyane kagafuti rwose, nari byubishye ariko ndi kagufi. Inene y'amana ibizakurokora. Aramara okay. Ngo wowe nta kibazo. None abantu bose abashumika ku migozi bafite imigozi y'ibikamba. Bari mu biro nyine tuzengurutswe n'abasirikare. Noneho yamaranga mu yose arayafata ayashyira muri tiruwari. Arangije hari indi foto naguhaye yanditseho ngo ikinogo. Wayibonye? Nazibonye. Iri inyuma y'urugo rwa komine
ni amazu y'umukecuru bita Kandida w'umuganga utuye mu cya kabiri. Ubwo rero natangajwe nuko badusohoye mu biro batujyana aho ngaho inyuma, nuvuga ngo ni muri metero nke cyane ureba aho twaturutse ruguru mu gasantere. Noneho tugezeyo dusanga hari ikinogo kinini cyane, sinenze ko kihaba. Ikinogo kinini cyane, urabona ko bari n'abasirikare bakajya bica umuntu bajugunyamo, umwe bajugunyamo, bakubita ifuni bajugunyamo, abantu 43 arabarangiza duhagaze aho. Noneho Kabandana hari umusirikare kumwe witwa Gasamu w'umugome cyane, avuga ati n'uyu mwana nawe tumwice, aravuga ngo tumufanye. Sinezi nizo ndimi zabo sinenziza. Rero Kabandana yari umuntu uvuga ikinyarwanda neza cyane, ariko utavuga cyane, uvuga make cyane. Noneho arangije asa n'unkebanura ijosi gutya, nk'uri kebanura ijosi, aranyitegereza. Oya ntabwo nakwica. Hariya shangu mfite imyaka ingahe? Kabandana ariyumvira, yari afite nyine agafuni, imbunda byose ku matako nyine byose, intwaro z'abicanyi. Ngo ntabwo nakwica, ngo ibyo ubonye birahagije, ngo jyaniraho. Amfata ukuboko, turagenda. Ubwo tugiye igakurazo. Ubwo mama ntabwo azi uko byagenze, ntazi uko byarangiye. Cyane kujya gusagata nta suite. Abo twajyanye bose imiryango yabitegereje ko bazana ibiryo, ntirunanyuma binukuru. Kabandana amfata ukuboko, duca nyuma ya komine, duca mu murima w'umuntu bita Feliciane Kagwitiri w'umuturanyi wacu. Arambwa rero inyota iranyishe, maze kwica ibihutu byinshi, inyota iranyishe. Shakira ahantu nakura igishaki, kuruva agasozi mvugaho nari nkazi. Arabwa ni mu mirima yo kwa Ntezimana harimo ibishake byeze. Nari umwana w'induku. Turagenda mfata ukuboko, turagenda, aca igisheke kinini cyane, umutwe urabona umutwe nyine uriho inkenekene awukuraho. Arangije akivunamo kabiri kwivi, ampa igice kimwe naho ry'ikindi. Afata ukuboko, turagenda tujya Gakurazo mu kigo cy'abafurere. Naho ubwo tugera Gakurazo, abasenyeri bari bamaze kuhagera, urabyumva? Ni ku itariki ya 5 z'ukwa gatandatu. Wibuke bavuye mu rugo mu gitondo kare ku itariki 5 z'ukwa gatandatu tugiye gusagata ibiryo. Twirirwa muri iyo mizenguruko yose y'inzira y'umusaraba bica abantu. Tugera Gakurazo hafi mu masaa 8 saa 9. Nanjye narushye, nananiwe, narushye numva ntafite n'amahoro rwose. Unashonje. Nashonje kuko n'igice cyampaye ntabwo nabasha kukirya. Nivuga ntagishoboye rwose. Nibaza n'ukuntu mama ari bumenye uko byagenze. Ubwo rero twinjira mu kigo Gakurazo, dusanga abasenyeri bahageze. Naho marume Musenyeri Rwabirinda Jean Marie Vianney wari Gisonga Kabgayi, nawe yari muri abo. Ambonye mu birongozi, hari amafoto ya Gakurazo naguhaye, harimo ifoto ya koridoro n'imbere muri interieur mu kigo imbere. Hariya wabonye basutamye, nuza kureba neza ifoto, ni hariya babarasiye muri kiriya cyumba. Ariya matara, ari amadirishya yakama amatara, hari imbwa zisutamye. Uze kureba ifoto neza. Kiriya cyumba ari cyo babarasiye. Ubwo rero Gakurazo turahaba, ubwo Rwabirinda aza kubara mu birahure arasohoka. Amaze ese akora iki hano? Nabwira nti n'abasirikare banzanye. Mbese ubona abaye nk'utabyumva neza, ngo atese none abaza Kabandana, ubanza hari ari marayika wari wamunshinze kugira ngo atanyica, simba byumva neza. Kabandana yakomeje kunyitaho, akomeza kumba hafi. None jamwe rero ataka kana, nyamuneka rwose ntukice, nakamushiki wanjye. Nuko ariko ubona nyine abasirikare ntibabyumva bati kubera iki. Nuko ubwo rero Gakurazo twarahamye, ariko ngewe
ibya Gakurazo byose nabiko kuko ni dosiye ndende. Icyanzinduye ni gusobanura ukuntu inkotanyi zishe abahutu mu by'Imana. Ibihumbi n'ibihumbagiza. nuko ubwo wowe aho Gakurazo ubwo uko bica abasenyeri wari uhari cyangwa wari umaze kujyana n'uwo Kabandana waba warabibonye byagenze gute? Ntabwo dusobanura iby'abasenyeri. Ibyo Gakurazo nari mpari kuko urumva mpamvu ndavuga kubera ko ari dosiye ndende yone yazabo kwayo. Nari mpari uko byakomeje kuzurungutana bigera mu mugoroba baza no gukupa amatara babarasa mu gicuku turahangaho twese mu birongoza ngo muri jaride mu macunga mu mapera mu mbuto n'ikino no mu mashu aho ngaho twicaye. Nyuma rero bakupura amatara bavuza amafirimbi baravuga ngo rwose ngo bagize ibyago ngo hari umwana ngo w'inkubaganye wabo ngo wihoreye ngo yica abepiskopi babitaga n'abakardinali nta n'ibyo bari banazi bamugane barabashu n'amatitire yabo babifata nk'ibintu rwose bisanga byoroheje. Nyuma rero baje kubashyingura noneho nza kujyana na Frere Baritazari ngo mama twongeye guhura tugeze ahantu bita Bugesera kuko mu kanya ibyuma byari ntabwo byavugaga neza ariko ubwo warutubwiye ko mwiriwe nyine Gakurazo ku ya 5 z'ukwa gatandatu nyuma uza kugenda hanyuma utubwira ahantu wahuriye na mama ukubyara. Ntabwo ibyo twabikurikiye kuko ibyuma ntabwo byumvikanaga neza. Ubwo uvuye Gakurazo ntabwo wasubiye iwanyu wagiye gushaka mama wawe? Kuko mvuye Gakurazo bategetse kugenda nyine tukajya mu Bugesera duhungirayo ariko banatubwiye yuko abari baje mu by'Imana bose babategetse kugeza Bugesera. None mama naje kumusanga ku Ruhuha muri komine Ngenda mu Bugesera. Ko nagiye nturongera nyine atana duturongera tugeze Ikinazi Frere nawe baramwica. Frere Baritazari wo mu Burundi watekaga Gakurazo. None ndaturongera ndagenda mvuga nti bashobora najye kunyica bankurikiye. None ndagenda mama nza kumusanga ku Ruhuha muri komine Ngenda mu Bugesera. Nuko byagenze. Hanyuma nyuma rero ubana n'umukecuru wawe muragumana hanyuma amaherezo ubwo waje ubu ngubu nyuma y'aho ubuzima bwawe bumeze gute? Waje gukomeza ute? Mama we twakomeje kubana ariko nakomeje nyine kwiga amashuri nabivuze nabisobanuye ngitangira. Hanyuma mama we yaje gupfa muri 2006 ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 2006. Nakomeje nyine kubana n'abashiki banjye uko nshoboye. Nyuma nza no kubaka, nyuma nza no gukomeza nyine no kwiga, nza no guhunga muri 2014 nuko tukomeza kugenda biburusabe no gusobanukana. Ariko Imana ishimwe kuko uracyariho nubwo wanyuze muri ibyo bibazo byinshi uracyariho na bene nyoko wenda hari abakiriho cyangwa hari bene nyoko abo muvukana barahari baraho. Ubu rero none uyu munsi ku itariki ya 8 ukaba warasohoye nyine inyandiko wowe ugira ngo wumvisha abantu yuko ari abahutu ari abatutsi bose bababaye, ariko hari aho ugera mu nyandiko yawe ukagaragaza yuko abahutu ari bo baba barapfuye ku bwinshi. Nibyo rwose ni nayo mpamvu nanditse iranyandiko ngira ngo nshyire nkuru igihugu ku nyandiko ya Dr. Nyiramirimo mu by'Imana. Nge niho wenda nafata urugero nzi ariko n'ahandi twagiye tubaza Bugesera naho bagenda bica abantu tubona batwika abantu mu mazu. Mu by'Imana nk'agasozi mvukaho agasozi mvukaho abatutsi wenda bahapfuye ndumva ni nka 15 ariko abahutu inkotanyi zahiciye nk'ibihumbi 8. Wabonye ko rwose nushaka ndavuga n'amazina dufashe nk'urugero pere ku gasozi mvukaho wenda kundiba yako umusaza bita Munyandinda n'umwuzukuru we Filiberti. Inkotanyi zabasanze mu nzu zirabica haruguru gato wa mukuru wa papa witwaga Yakaremye Vicente yari afite abana 9 Emerita Restuda Damari
Mabure n'abandi zabasanze mu rugo barimo gusekura zibicisha umuhini w'isekuru. Abana 9 bose barabica. Ubwo nyina araho ngaho yarumiwe asa n'uwamusize. Hakurya y'iwacu witwa Kayumba twahimbaga Kiro, bamusanze mu rugo baramwica, agambaniwe n'uwitwa Munyankindi nakubwiye, umwana nakubwiye ugambaniye Konsi. Umuntu akugiye mu by'Imana ariko uwamarishije abaturanyi be abagambanira ku Nkotanyi, kuko Inkotanyi zigeze mu by'Imana zafashe abatutsi barokotse zibagira abatoni, bakajya birirwa bazenguruka babayobora babashuka bashaka kwica abaturage babo. Nuko byagenze. Tuzamutse ruguru gatoya, ubwo nanavuze na konseye wacu Fideli nayo baramwishe. Ruguru gatoya uwitwaga Mariko n'abana barapfuye, uwitwaga Nyirumuringa Nikodemo n'umugore wose baratsembye, n'abahungu be ba Nzabahimana bandi. Uwitwa Feridina wo kwa nibyo biza zaramwishe. Uwitwa Ngoboka Gerwari n'abana be n'umukecuru we barabishe. Uwitwa Thomas Isebeshwe baramwishe n'abana be. Ruguru gatoya uwitwa Sezikeye, uwitwa ni benshi barishe Sakirenge Mukaruyufu bose bajyaga basanga mu rugo bakica. Ubwo simvuze abo batsinze ahantu bita kuri 19 bakubije abantu mu nama bakagenda bakarimburirayo. Ibyo navugaga rero abo bantu bose bishwe bazira ubusa, bazira uko bavutse, hanyuma bakaba batarahabwa ubutabera, ariko cya gihande kimwe kigakomeza guhembera inzangano. Ngiye vurema mbona bitubaka. Ubu rero nyine hari nk'ibyo tujya twumva nyine bavuga nko muri iki gihe cyo kwibuka, bakavuga yuko ngo ababyeyi bajyaga batoza abana b'abahutu n'ubundi ko bagomba kwitegura kwica abatutsi. Wowe icyo gihe wari ufite imyaka 16, ntabwo wari mukuru cyane, ariko se wigeze wumva yaba nyoko bakubwira ibintu by'inzika byo kwicana byo kuvuga ngo abatutsi nibaza ngo bazabice cyangwa ngo abahutu n'abanzi b'abatutsi? Rwose Agnes nkubwije kuri ndi imbere y'Imana umutima wanjye sinigeze na rimwe numva iryo jambo. Icyo nzi cyo twumvaga Radio Rwanda, tukumva RTRM, tukumva Radio Muhabura nk'abandi bose, kuko zose zemetaga mu Rwanda uko zari 3, sibyo? Twumvaga Radio Rwanda, tukumva Radio Muhabura na RTRM, ariko kubyumva nyine byari kumva radio nk'uko kumva amatagisi cyangwa se amakuru. Nta kinegeze rwose numva bavuga, nta byanze rwose. Wenda ubiza zabivuga ariko je ntabyo nzi ku ruhande rwanjye. Hari ikindi rero nyine abantu bibaza, yego wari muto ariko ukavuga utese uburakari bumeze gutyo, uburakari ku buryo abantu baturanye bashyingiranye basangiye amata basangiye twose, ukabona noneho burakeye ibyo byose byabaye byiza, ubuzima bwiza banyuzemo byose biribagiranye, umuhoro cyangwa se isasu bikaba aribwo bihabwa intebe. Hari igihe no gusobanura n'abazungu usanga bigorana. Wasobanura ute nyine ko abantu bari baturanye bwakeye bakajya gutemana? Nyene nicyo navuze ngitangira, nge mbona yuko abantu baturutse Kigali mu ntera hamwe muri za CDR, iyo batajya ku misozi ngo ahari ngo batinyura abantu, abantu bari gupfa. Nkubwo ntazi urugero rwacu mu by'Imana, uwo ngo rigeze Rangaranga na Kawaida nibo bakongeje umuvumo ku musozi. Nkavuga nti ahari iyo bataza bagahama Kigali, nta muntu ari kwica umuturanyi rwose. Niko nge mbitekereza. Umuntu byakongejwe n'abaturutse Kigali bagenda babihembera mu byaro babikuza amahoro hose, kuko urumva burugumesitiri na konseye barinze abaturage babo, ariko intera hamwe zibarusha imbaraga. Ariko kubica ahubwo ubundi ariko ikivugwa nuko ahubwo ngo ari abategetsi ba burugumesitiri ba perefe bagiye babwira abaturage kujya kwica bene abandi baturage baturanye. Niba ari aho byabaye
imukingi nta byabaye. Nsabimana Bazili Burugumesitiri na Konse Fideli barinze abaturage babo. Ndabisubiramo. Niba ari umuntu ushobora kunyomoza uvuga mu by'Imana azaze hano, ariko nzi neza ko Bazili kugeza rwose n'ejo bundi apfa Imana imwakire, ngira ngo apfiriye muri Zambia ni Mozambique sinzi yamaze iminsi arembye, ariko yakoze ibishoboka byose arinda abaturage be, kuko abaprofeseri ba Lazaro ba Jean Marie n'abandi benshi bari inshuti ze, barakoranye barigishanyije. Ndivuga ngo rero umuntu nawe uvuka mu by'Imana ubazi neza abaturanye n'ab'interamwe zishe, nuko nyine atashoboye kubarinda, ariko ubundi ku giti cye rwose ntako atagize ngo arinde abaturage bo mu by'Imana na komine ye. Interamwe zavuye i Kigali zaho ngaho barangaranga, nibo bazanye uburakari, noneho babikoza mu baturage, abantu bameze nk'abasazi. Bamwe batangiye kujya gusahura, abandi kujya kurya inka, abandi batangiye kujya, ako abantu basahuraga bagasahura n'ikiyiko. Umva umuntu ujya gusahura ikiyiko kuko byerekana yuko ibintu byabo bifite control. Ugatekereza se ko ubwo burakari bwabo barangaranga babuterwaga n'iki? Babuterwaga nuko harimo intambara y'inkotanyi, babiterwaga n'iki? Ngira naketse ko wenda hari babitegetswe na Kigali yabohereje, niko gina bitekereje. Wenda bakabaha condition akavuga ati muzakore muzagire mutya, ariko abaturage rwose nabanaga ari mu gicuku pe, nabanaga ntacyo babwiye, ngiye mu gishuku. Abaturage rwose nabanaga ntacyo nyine yarahanutse bikana, abantu bose barakangarana, ariko nawe bavuga ko yakwica umuturanyi we oya rwose. Kuko hari aho wanditse uvuga ko wenda wakwihisha cyawe, cyangwa se wenda ugahama iwawe, cyangwa se ugahunga, ariko byo gufata muruko bate mu muturanyi wawe nta byari mu mutwe w'abaturage. Hari aho wanditse mu nyandiko yawe uvuga ko niba ari uwarangaranga waje yambaye ibitenge, ariko muza kumubona ari kumwe n'abandi bantu mutari muzi aho baturutse, niho uvuga, cyetse niba nibeshye, uvuga yuko abo bantu bandi bari kumwe bagiye nabo gusahura no gutema bagomba kuba bari imbari inkotanyi. Ndabivuga yazanye n'abandi bantu bane, kugeza uyu munsi ntituramenya abo bantu aho baturutse n'irengero ryabo. Baje bambaye ibitenge, birara mu bantu, barasahura, batera umwuka mu baturage. Nkaba nkeka ko abo bantu bashobora kuba bari inkotanyi zakoze penetration mu ntuza mu ntera hamwe, kugira ngo zongere barakara mu baturage, zinabatinyure, noneho zibereke yuko bishoboka. Kuko batumye nyine umwuka uba mubi cyane, abantu barasamba gatana, bamwe barahunga, abandi bariruka, abandi baricana, abandi barasahura, abandi basahura ihene, abandi basahura za matora. Hari n'abaje wacu mu rugo gusahura matora twaryamagaho, basahura n'amasukari, basahura n'ibiryo twaryaga, bituma ngomba no gusubira Kabgayi kwaka mu Kinyarwanda birinda ibindi bya kabiri, kuko ntayo twari kubona cyo kurya. Nabwo bingarutse nabwo barongera barabisahura. None ngiye bwataravuga ati rero mwana bashobora kuzakwica bagutsinda mu nzu za rugira n'imigozi na hehe, hama aho ngaho hame mu rugo, nimupfa muzapfa n'abandi n'inzara, ntawe yishe wenyine. Nkaba mbona ko bari abantu baje bashobora kuba ari abantu bakoze penetration mu giturage, kugira ngo batinyure abaturage bahuke mu bintu by'urugomo n'inzangano n'iki. Niko mbitekereza gihe, kandi ngira ngo nibyo. Udahemuka rero ubu ngubu ntabwo ukuze cyane, uracyari muto. Eric, mujya muganira nabo mungana cyangwa se nabo urusha imyaka, nk'ubu mwebwe byabaye mukiri batoya, imyaka 16 wari ukiri umwana, iyo muganiriye hagati yanyu muganira ibiki, mubivugaho iki? Mubona ari ibintu bibabaje? Muganira iki ku birebana nyine n'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda? Aba mu myaka yacu bifata nk'ibitabareba rwose, ndababwiza ukuri, abenshi cyane, ndetse hari n'uwo mbibwira akavuga ati uri umusazi, ati ibyo bintu ntukabivuga. Ibyo bintu babifata nk'ibintu bya kirazira, ariko akenshi ngira ngo biterwa n'ubwoba cyangwa se no gutinya, kuko buriya FPR n'ubutegetsi bw'igitugu bw'abicanyi, ubutegetsi butagira imbabazi, ubutegetsi butagira umuntu babarira. Rero cyane cyane nk'abantu bakiri mu Rwanda bo rwose byaba ari sakirego kubivugaho, baraho nyine gusaba bakurikira buhumyi. Ariko n'abahunze nabo si shyashya, kuko nabo hari abavuga ati sinabivamo ibintu byo mu Rwanda n'uruhurane, bakabireka. Ngiye rero nubwo mvuga nti ntabwo abantu bose baceceka, vuga ukuri ku byo uzi, ku byo wabonye, abantu bamenye uko ibintu byagenze, hanyuma icyo twakwita nka conscience collective, abantu bamenye
y'ibintu byerekera, kuko buriya nk'abantu bavutse mu 94, 93, 92 cyangwa se abantu bari abana bato cyane muri kiriya gihe, Kagame ababwira ibyo ashaka, Kabarebe ababeshya uko ashaka kandi bakabyemera. Kubera iki? Niba hatari verisiyo ivuga ukuri kuzuye ntibazakumenya. Mpamvu nti tugomba kuvuga ukuri, tukabwira abantu ko ibintu byagenze, tukabisobanura, abantu bakamenya ibyo ari byo. Ubu se nk'ubu Eric turi wenda turimo kujya ku musozo, iyi nyandiko wanditse nakakuvuye ku mutima, nibyo umaranye iminsi utekereza, ariko kuri wowe urumva inkunga uteye abanyarwanda ari iyihe? Ni iki wagira ngo nibura kibe cyakorwa bereye kuri ubu buhamya bwawe? Inyandiko yanjye impamvu ngiye kinumva yamara uko nifuza nifuza yuko abatutsi numva ari bireba bwa mbere, abatutsi barokotse bakumva yuko n'abahutu baturanyi babo ari abavandimwe, ntacyo bapfa, bakwiye kubana neza kandi bakareka gukomeza kubabeshyera babageka icyaha wenda cyakozwe nawe kikitwa rusange. Icya kabiri ni ku bahutu, bagomba gutinyuka bagahanira uburenganzira bwabo, gute bagaragaza akababaro kabo, kuko ntabwo nijye gusomeza gutya, hari n'abandi benshi kandi babizi, wenda basanga hari n'abazi byinshi kundusha, wenda bashobora no kugeza ijambo rikagera kure. Nabo ntibatinyuke bagaragaza uburenganzira bwabo, berekana ko bafite dira ku gihugu cyabo, kuko nibatewe ko ntaho uzabibakorera. Icya gatatu ni kuri Kagame n'inkotanyi ze, bariya bo bameze hari umuntu wambwiye ati bameze nk'abantu bakunda u Rwanda ariko bagashaka ko twese dufata tugashira bakarusigaramo bonyine. Simbizi ku nkotanyi zo ni ukubabwira yuko verisiyo y'ubutegetsi bwabo bwose itemerwa, kuko uburyo bakora, uburyo bubaka, uburyo bategeka ntabwo byunga abanyarwanda, ahubwo barabasenya bikabashwanyaguza burundu. Ubwo rero message yanjye reba cyane abarokotse ariko n'abahutu. Abarokotse bige kubana n'abahutu, babakunde, babane kivandimwe, bibuke ko babahishe, barokotse kubera ko babahishe. Iyo batabahisha ngira ngo wenda bari gushira, simbizi. Abahutu nabo bumve ko bafite dira ku gihugu cyabo, baharanira uburenganzira bwabo, bumve ko bagomba kukibamo bemye badapfukamye, ngo kujya kwaka imbabazi muri rusange ku stade Amahoro, ibyo ntabwo byo. Imbabazi zakwa n'uwakoze icyaha ku giti cye, ariko niba utarakoze icyaha baka imbabazi ziki? Usubwo kandi Kagame niko niho ahera, bamwaka imbabazi nyuma akabahindukirana akabica, ko nyine baba bishije icyaha batakoze. Numva rero isomo ruko twarifata, abantu bakiga kuvugisha ukuri kandi bakemera kugaragaza ibitekerezo byabo, hanyuma bakagaragaza akababaro kabo, n'abandi bagaca bugufi bakabana mu mahoro. Nicyo numva nifuza, nta n'ikindi nshaka kirenze cyo. Yari kuri urimo gukoresha amagambo ukavuga ngo abarokotse, nkawe wishyira mu baki? Wishyira mu barokotse cyangwa uwarokotse ari umututsi yararokotse, ubu umuhutu warokotse we ntago yarokotse? Ubwo nagira ngo ngere yego, umuhutu warokotse kereka umunsi habonetse ubutegetsi bwemeza icyo gice, ariko ubu ngubu bafatwa nk'interamwe bose. Naho rero ngewe aho ndi simpazi, nkeka ko ubutegetsi buzasimbura FPR nibwo buzanshyira mu cyiciro. Naho ubu ngubu se navuga iki? Ubu ntacyo nakubwira, nawe wakifatira icyemezo. Kubera iki? Aho uri ntuhazi? Ntabwo mpazi rwose, ntabwo mpazi. Niba wenda wandebera simbizi ukazambwira cyangwa simbizi. Oya byobwo nacyo wenda cyaza bari ikindi gitekerezo twazaganiraho, ko kubana nyine bavutse ku babyeyi badahuje ubwoko. Icyo ni ubwo rwose nabyumvise, tukazabiganiraho kugira ngo ibyo nabyo bive mu nzira, hoye kugira abantu baye kugumana kugira ipfunwe nk'uko watangiye ubivuga, abantu baye kugira ipfunwe, abantu baye gutesha agaciro abandi, kandi no kugira ngo ikintu cyitwa inzika nacyo wakivuze cyoye gukomeza kuba mu bantu.
wenda ibyo twazabiganiraho wenda nari bavuga nyine ko tuzashaka uko tuganira ku icyo kibazo cy'abana bavutse ku babyeyi badahuje ubwoko, kugira ngo icyo ugamije muri iriya nyandiko yawe uko uravuga uti ngewe ndashaka kurwanya ikinyoma, ndashaka yuko abahutu batateshwa agaciro, no kugira ngo duce ikintu cy'inzika mu banyarwanda, biri mu byo wavuze nyine ushaka ko iyi nyandiko yawe igeraho. Nkavuga rero nti ibyo ngibyo sinzi nawe ufite icyizere yuko bizashoboka, by'uko ikinyoma cyahagarara, ko abahutu n'abandi nkawe uravuga uti sinzi aho mpagaze, nawe ukamenya aho uhagaze, ukumva ko nawe uri umwana w'umunyarwanda, nta handi bagomba gushyira, hanyuma icyitwa inzika uvuga nacyo kigacika. Sinzi rero niba utekereza ko ibyo ngibyo bizagerwaho. Birashoboka mu gihe utera abantu kwifata gutyo atagihari, kuko ubu se koko wambwira ngo turacyategereje imbuto kuri FPR nyuma y'imyaka 26? Ngiye nta mbuto ntegereje kuri FPR, ibyo yagombaga kwera ni ibihuhe yarabyeze, byararangiye. Mbona ko abanyarwanda bashobora kuzagira amahoro bakabana neza FPR itakiri ku butegetsi. Naho ngiye nta kintu kizima ngiteze kuri FPR habe na kimwe. Kuko niyo yoshya abatutsi, nge uberega buriya abatutsi mu Rwanda n'abahutu turaziranye neza 100%. Abatutsi ntabwo bari babi, FPR niyo iboshya gukora biriya. Buriya nkawe detanyira imirimo, ndemeza ko biriya bintu yavuze iyo aza kuba ari umuntu mu gihugu bisanzuye ntiyari kubivuga, ariko yabonye bisesabye bamucira ishyanga, aravuga ati nanjye ngomba guca ubucuma nkajya gupfukamira aho bapfukamira nkomeze mbona umugati. Rero bya bintu byose bikorwa kubera FPR yenyegeza urwango mu bana b'u Rwanda. Umunsi zabitakira ku butegetsi bazabana neza, baturane, basangire, bahana umuriro, bagira bahana amata, bizakunda genda byizeye. Icyo gihe se urumva kizabaho yuko FPR izageraho ikaba itakiri ku butegetsi? Birashoboka kuko n'abandi niba baravuyeho iyo se kukitava. Kandi abanyarwanda bagomba gushyira hamwe, abanyarwanda bagomba kumva ko iyo ari icyabo, FPR babeshya bakumva yuko ibashuka, bagashyira hamwe imitima yabo, bagashyiramo ibitekerezo, bakerekana yuko bakeneye igihugu kibategeka neza, kibayobora neza. Birashoboka cyane kuko abaturage barahari, igihugu kirahari, imitwe irahari, ibitekerezo birahari. Rero bishyize hamwe kuki se bitashoboka? Byakunda rwose. Ariko bagomba kumaza kumenya ukuri imbere ya byose. Nk'iyi nyandiko nakoze, ndasaba abantu bose bo mu Rwanda bakuru bazi ubwenge, kuki buri wese atakwandika nk'ibi ngibi ku musozi yakomotseho nawe ngo bigaragaze, kandi barahari benshi babizi. Noneho umweru ugakwira hose, ukuri kugakwira igihugu cyose. Naho nikomeza kuba yanjye gusa nta kizamara, ariko babaye benshi byatanga umusaruro. Ndagira ngo ngushimire rero, ariko ngira ngo ugire nk'ijambo wabwira abakiri bato, kuko u Rwanda ni urw'abakiri bato. Abakiri bato bumva byinshi, abumvise nk'amagambo ya Kabarebe ubushize, abumva amagambo yawe, abakiri bato n'ubu ngubu ngira ngo ube wagira icyo babwira. Murakoze. Ndabanza kwifatanya n'abarokotse bo mu gice cy'abatutsi rwose, mbafata mu mugongo kubona barababaye, ariko ndifatanya n'abahutu nabo barokotse, nubwo batarahabwa iyo nyito n'uburenganzira, nabo bakomere aho bari hose mu Rwanda, mu buhungiro, mu nkambi za Kongo, amahanga yose. Hanyuma abakiri batoya bagomba kumenya yuko FPR bashuka ejo n'ejo bundi izaba yigendeye ikabasiga mu kangaratete. Bagomba rero guharanira kumenya ukuri byisumbuye, bakamenya ukuri kuzuye, bakumva ibyo tuvuga nabo, ariko bakabigenzura, basanga byuzuye bakabishima, bagafata inzira nshyashya y'imibereho y'igihugu no kuyoborwa no kubaho neza no gutegeka no gutegekwa.
kugira ngo ibisekuru bizaza bizabe mu mahoro n'urukundo. Abana bato rero abahutu n'abatutsi ndabasabira gukurikirana ukuri kuzuye ku gihugu cyabo no kugikunda, bakirinda FPR bacamo ibice. Murakoze. Murakoze, ndagushimiye.